nizere ko mumeze neza kandi abatameze neza mukomeze kwihangana niko ibihe biba bimeze, ariko twizera ko umuntu wese wakoze icyo yakoze igihe yagombaga gukora biba bizagenda neza. None bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bigahinduka kuko niko ibihe biba bimeze. Hanyuma uyu munsi ndagira ngo ngaruke twongere tuganire nk'uko bisanzwe, nyantegura insanganyamatsiko zitandukanye. Iyo nabonye igitekerezo ahantu nkavuga ni kano kantu gashobora gufasha abantu, gashobora gufasha abanyarwanda cyangwa abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, kuko ikiganiro nyine kiba kiri mu kinyarwanda. Ubwo rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bintu bishobora uburyo ushobora gukora kugira ngo ugarurirwe icyizere nyuma y'uko waciye inyuma uwo mwashakanye, cyangwa nyuma y'uko waciye inyuma inshuti yawe. Mbere y'uko nkomeza reka mbaze nshimire abakunzi bacu bajya bakora share ibiganiro byacu twakoze bakabisangiza n'izindi nshuti, ndetse bamaze gukora na subscribe. Akaba ari naho mboneye gusaba wowe utarakora subscribe ko nawe wakora subscribe, ni biradufasha, kandi ugasharinga n'inshuti zawe cyangwa undi muntu, kuko topic njya nkoraho akenshi biba bireba umuntu umwe barenze benshi mu byiciro bitandukanye, kandi bikaba byabafasha kubaho neza, kuko intego nyamukuru ni ukugira ngo tubeho neza, ubuzima buryohera umuntu, abeho neza mu byo yahisemo gukora byiza, cyangwa kuva mu bibi arimo kugira ngo abe the best version of himself cyangwa herself. Ubu rero uyu munsi icyo ngicyo ngiye gukora nagitekerejeho, ndasoma nyuma y'ibitabo byinshi bitandukanye nasomye, nza gusanga hariho ahantu hari igitabo ahanini cyane navanyemo ibi bitekerezo cyitwa Choosing to Love Again, aho baganira ukuntu ibintu wakora kugira ngo ugarurirwe icyizere. Hariho abantu benshi, hari ubushakashatsi bwinshi buvuga uti icyizere ni nk'amazi cyangwa ni nk'ikirahure nyine, iyo cyamenetse watakarijwe icyizere rimwe biba ari burundu. Ariko nyamara uko ubuzima bugenda butugira, cyane cyane abakundana, cyane cyane abashakanye, ugasanga cyangwa ababana nyine uba wumva mu kinyarwanda avuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, zidaterana amahembe. Yego, bivuga ngo none mushobora guterana amahembe ariko ejo mugasubira nyine mugashaka uburyo mwiyunga, ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero kuri iki cyo gucana inyuma nabwo navuze ko icyo tugiye kuganiraho ari uburyo ushobora kugarura icyizere, ukagarurirwa icyizere n'uwo mwashakanye nyuma y'uko umuciye inyuma. Ubu ngubu iyi topic ireba abantu benshi, ariko cyane cyane abo kubabarira ari option. Hariho abantu benshi, yaba bashakanye, yaba batarashakana, yaba ababana bataramenya ko iki kibaho. Iki kibaho ndavuga ngo utaramenya ko umupartner wawe aguca inyuma, cyangwa utanabyiyumvisha ko hariho abantu burya bataniyumvisha ati ibi bintu ntabwo ari option, ntabwo bishoboka, ntabwo umuntu twashakanye, ntabwo umugabo wanjye, ntabwo umugore wanjye yanca inyuma. Hari n'abandi noneho bahagarara kuri topic ivuga ngo uwo twashakanye ikintu ntashobora kubabarira kibaho ni ukuba yanciye inyuma. Ubwo ngubwo abo nyine ntibari bwiyumvemo cyane. Abo ngiye kuvuga abangaba biri bugirira akamaro ni abafitiye option, avuga uti umuntu twashakanye anciye inyuma, hari option, namubabarira bitewe na bishobora gukunda bitewe na, kuko hariho abantu hanze aha anagufata cyangwa akabimenya ko wamuciye inyuma. Umugore akamenya ko umugabo we yamuciye inyuma, cyangwa umugabo akamenya ko umugore we yamuciye inyuma akanamubabarira. Mbese hari uburyo bukomeza ko yamubabarira, bakanakomeza, niba ari copine bakaba bakomeza gukundana, niba ari umugabo n'umugore bashakanye deja akavuga uti birashoboka ko nshobora kumubabarira kandi ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero wowe byabayeho, ndagira nkwereke uburyo ushobora kugarurirwa icyizere, kubera ko hari igihe baba banakubabariye. Tuvuge umupartner wawe wo mwashakanye akakubabarira, akavuga yego bibaho kubera ABCD, kubera impamvu nyinshi buri wese aba afite ize yagusobanurira, ariko ukazasanga nyuma bitewe n'uburyo witwaye nyuma, bitewe na wa wundi waciye inyuma
umupatina we uburyo yitwaye, noneho bigasubira urudubi bikaba bibi kurushaho. Niyo mpamvu uyu mwanya rero natekereje abantu bari muri iyo process, abantu bari kuvuga yego yanciye inyuma naramufashe cyangwa sinamufashe, ariko hari uburyo nabimenye, yego yasabye n'imbabazi, ariko what next? What next? Ntago ari ikintu kiza ngo like kikubisaho byabaye naguciye inyuma, yanciye inyuma, hanyuma ndanamubabariye, hanyuma ubuzima bugakomeza bugatangira nkaho nta cyabaye, bugakomeza nkuko byari bimeze mbere nta cyabaye. Hoya, hari effort, hari imbaraga, hari ibintu ushobora gukora kugira ngo ugarurirwe icyizere, kuko ntiwabana n'umuntu, ntiwakomezanya urugendo n'umuntu, ntiwakomeza gukunda umuntu udafite icyizere. Rero niyo mpamvu natekereje nti kino kintu bishobora gufasha umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batanu cyangwa 200 cyangwa miliyoni 15 cyangwa miliyoni 80, simbizi. Hanyuma niyo mpamvu iki kiganiro nubona ari ingirakamaro, gishobora gufasha umuntu none cyangwa mu gihe azaza, ari ubumenyi bw'ibanze ashobora kwibikaho ubumusangize. Urakoze cyane. Hanyuma rero ikintu cya mbere umuntu agomba gukora nuko ugaragaza ko ufite umutima wo gusaba imbabazi. Yes, umuntu wamuciye inyuma byanakubye ngo nakubabariye, wenda nta n'ikindi arengejeho, kuko hari umuntu ukubwira ngo ndakubabariye, ngo ariko ngo kino na kino na kino, ya wenda byabaye wabyemeye, hari fact koko wamuciye inyuma, hanyuma usabye n'imbabazi. Hari ibindi bikurikira, ntago ari ibintu uvugisha amagambo ngo gite kirangira, no. Hari umutima, kandi umutima usaba imbabazi, umuntu wese uri mature, umuntu wese uri mukuru, uri mature, ashobora kubibona ko uyu muntu koko afite umutima wo gusaba. Apana bya bindi bya nyirarubeshwa, apana bya bindi bya nyirarubeshwa. Hari abantu basaba imbabazi nyine bya nyirarubeshwa bikanarangira. Ibyo biba byoroshye kameme ko umuntu abibona. Kugira ngo ugarurirwe icyizere n'uwo mwashakanye, nyuma yuko gufasha umuca inyuma, nyuma yuko afite fact yuko umuca inyuma, hari ukugaragaza ko ufite umutima ubabaye, uciye bugufi, usaba imbabazi. Kwa kundi ubibona koko hari ukuntu umuntu aba afite ikimwaro, hari ukuntu umuntu aba afite guca bugufi, hari ukuntu umuntu aba afite regretting, ari kwicuza. Ubona koko wenda ntabivuze, ariko ukabibona ko afite umutima koko uciye bugufi, afite umutima wo kusaba imbabazi. Uwo muntu uwo ari we wese, iyo kuguha imbabazi nyuma yuko umuciye inyuma ari option, ibyo bituma agenda areba ati koko umuntu ushaka kumugirira imbabazi, nshaka kumubabarira completely. Yego afite umutima uciye bugufi, afite umutima wo gusaba imbabazi. Icyo ni icyambere, kubigaragaza koko ko uricuza, urababaye n'ibyabaye, nyine ufite umutima umenetse, umeze ukuntu uri, bese sinzi ukuntu nabisobanura, ariko umuntu wese ndumva bitewe n'ukuntu uteye, bitewe na uburyo usanzwe ugaragaza amarangamutima yawe, biroroshye ko uyu mupatina wawe yabona ngo uyu muntu afite umutima wo gusaba imbabazi. Hanyuma icya kabiri ni ukuba ufite ubushake bwo guhinduka. Hariho umugabo uguca inyuma cyangwa umugore waguca inyuma, yarangiza akakwereka ko yari option ihari, kandi akakwereka ko n'ubundi byakomeza. Ukabona bakomeje gucatinga wenda na wa muntu nyuma yuko umufashe, bakomeje baguciye inyuma, bagakomeza tuvuge kwandikirana, bakomeza guhamagarana, ukumva ashobora kukubwira wenda none se ko ari mubyara wanjye, urumva ubwo ubu byarabuhita burangiriraho, none se ko ari boss dukorana, urumva ubwo mpita nsezera akazi, ko wumva se ari umuturanyi, ubwo urumva tujye guhita duhinduka ko twubatse nawe yubatse, ubwo urumva turi buhite twimuka. Ukabona nta effort afite kugira ngo areke avanemo communication, acemo asezere mbese ikiganiro, ubumwe bari bafitanye, kugira ngo akugaragariza. Ibi ni muri bya bindi nabyo byashimangira ko ufite umutima koko wo kubireka. Hariho cya gihe umuntu ahita avuga uti yewe sha, agakururano nari mfitanye n'uyu muntu kuri telefone, misemu bloka message ze, cyangwa mwandikiye message nti désolé, winsenyera urukundo, winsenyera urugo, kandi koko ukabikora biri sérieusement, atari uko ari agahato, atari uko umugore abikubwiye, cyangwa atari uko umugabo abikubwiye, ahubwo nyuma yo kwicara ukitekerezaho, ukicuza ukavuga uti
ukumva ko koko bikwiriye, ukumva ko bikwiriye. Ibi bintu rero iyo ubikoze, niba ari umuntu mwatahanaga, niba ari umuntu watahaga, nyine bikagaragara ko koko iyi relation to the maximum idahari. Ni umuntu bitewe naho mwahuriraga, bishobora kuba muzakomeza mugahura nk'ibyo, wenda ni urugero, ushobora kuba mwarubatse nawe yubatse, ntawe uri bwimuke muri mwese, ariko ntabwo ari ko umuturanyi wese mukururanaho. Mushobora kuba ari boss wawe cyangwa uri boss we, utari bunamwirukane kubera icyo kintu, ariko umuntu wese mukorana suko mugomba gukururana n'ibindi, ukareba uburyo icyo kintu ushobora kugicamo. Wa muntu yabibonye avuga ari gushyiramo effort nibura, bigatuma yakugarurira icyizere cyuko yego wamuciye inyuma, ariko malgré tout ushobora kwicuza, ufite umutima wicuza kandi ufite n'ubushake bwo kubireka, ubuzima bwakomeza. Ibyo bigatuma yakugarurira icyizere. Hanyuma icya gatatu, kwemerera ko habaho umwanya wo gukira, kuko wanciye inyuma, byabaye, nagufashe, nanakubye ngo nakubabariye, ariko ntago ari automatic like ndakubabariye nyine kuko mise nanakubarabise biranya. No way, iki ni ikintu gikora umuntu ku mutima. Niyo mpamvu nanavuze ngo hariho abantu bamwe atari option, akubwira ati ibintu ni ibi bibiri, anciye inyuma full stop, ntiyazongera no kuntekereza ko nigeze kuba umugore we cyangwa nigeze kuba umugabo we. Ariko rero hari n'undi uvuze ati yego ni ibyaha, ni umuntu, ni ikiremwa muntu, bishobora kumucika, reka mwigeho, reka mubabarire. Rero ugomba gushiramo imbaraga, ugomba kumufasha, mwumve, musobanukirwe ko hari igihe, hari urugendo rwo gukira. Hanze aha hari abantu agira byaka kubabaza, agahita ashyiraho na level y'ububabare bwawe. Agukoreye ikosa ariko akumva ashizeho limite y'igihe ugomba kubabara n'urwego utagomba kurenga. Ku buryo ushobora kuvuga ikintu hanyuma y'umwaka ukamubwira ati ariko buriya kuki wanciye inyuma, ukumva aravuze ariko nawe ugira inzika, ibi bintu ntitwabivuze ntibyarangiye, nose sinagusabye imbabazi, izo ni imbabazi iki? Wumva ko zizajya zihora zigaruka. No way, yarababaye. Rero mwakire ko hagomba kubaho process, urugendo rwo gukira. Wihita ugira uburakari igihe abigaruye. Oya, niba yaravuze ati ndakubabariye, bivuze ngo ari muri process yo gukira, ntago ari ibintu bibaye ngo tiktak nko kuzimya buji. No, ni urugendo, arabyigaho, abitekerezeho, akubaze gutya, se byagenze gute, se hari nuba ari umuntu mwiza kugise, hari uruhare nabigizemo, ese nakora iki kugira ngo ntibizongere kukubaho, n'ibindi bitewe na wa muntu kunakira, kuko ntabwo nta formule yo gukira ihari. No, nta n'igihe runaka ngo ni 2 mois cyangwa ngo 3 ans cyangwa une semaine cyangwa 2 heures. No, nta gihe, nta limite iriho. Rero mwakire, wumva ububabare bwe, wikumva ko ari wowe wakabije, akubashije ikintu uhita umurusha umujinya. Oya, nta cyizere yakugaruriraho. No way, nyine mushobora no kugumana kubera inyungu zazindi zitandukanye. Hari abantu burya babana juste kubera inyungu, ukagira ngo naba business partners, babanye nkaho ari abafatanyabikorwa bafite business bafatanyije, kuko icyizere cyatakaye. Atari uko ari bo babikurushaho, atari uko ari bo bananiranye kurusha abandi, ahubwo kuko icyizere cyatakaye. Rero uyu muntu iyo wamaze kumuhemukira, waramuciye inyuma, akakubabarira, mwemerera kire, hanyuma umuhe biriya bintu byose, umufashe gukira. Kuko iyo umufashije, ibiriya navuze haruguru, yabona harimo ubushake, yubona harimo regret yuko wamuhemukiye, ufite kwicuza, wa muntu agenda akira vuba. Wenda nawe igihe cye cyo gukira no kukugarurira icyizere gishobora kuba igihe. Hanyuma rero hari ikindi ku bantu benshi, mpamya ko abantu benshi bafite uburyo begerana n'umuremyi, ubwo ndavuga abatita imana nyine, bamwe bayita Jehova, abandi bayita Allah, abandi bayita amazina menshi, amwe ntanazi, ntumvise. Ubushakashatsi bugaragaza ko aba bantu iyo bagize kwemera, imyemerere yabo imwe ibahuza n'Imana, bibafasha gukira vuba no kugarura mu icyizere. Mu magambo yoroshye dushobora kumva, gusengera hamwe. Ubu bitewe n'uburyo musengamo, bitewe n'uburyo mwumva musabanye n'Imana,
iyo iki kintu cyabaye ugafata uwo mwanya, niba reka mvuge nk'abasenga muri ubu buryo dusanzwe tuzi nk'abarokore cyangwa abanyagatulika, mugapfukama hamwe cyangwa mugafatana amaboko cyangwa mugasara hamwe. Sinzi ko abamizilma bemerewe gusarira hamwe cyangwa abashakanye bo barabikora, sinzi, ariko nzi ko abagore bajya ukwabo n'abagabo bakajya ukwabo. Ariko ubu ndavuga mu buryo buri personnel, ushobora gufatana na muntu, mushobora gukoranaho, ushaka kumushyiraho ikiganza, mugasengera hamwe, mukazana amarangamutima yanyu hamwe, mukumva ko mwegeranye n'Imana. Kuko abantu uburyo bwose waba wegerana n'Imana, uburyo bwose usenga, uburyo bwose usabana n'Imana, nuko iyo connection ihari kandi ituma abantu bumva babohotse. Rero iki nacyo ni ikintu kinini cyane gituma umuntu akugarurira icyizere, umuntu akugarurira icyizere, kuko akenshi twemera ko iyo wagiye imbere y'Imana, iyo wagiye imbere y'umuremyi, uvuga amarangamutima yawe y'ukuri. Hari n'ikintu cyaba cyarakunaniye ariko waba uri mu mwanya wo gusabana n'Imana, mu mwanya wo kuramya no guhimbaza, umwanya wo gusaba, umwanya wo gushima, ukumva hari andi ma emotion aje, ukumva hari izindi mbaraga ugize. Iki nacyo rero ni ikintu gifasha abantu benshi, bigatuma ugenda umugarurira icyizere, ukavuga wa muntu burya hari amagambo mazima gifite muri we, wa muntu burya hari ibikorwa bizima gifite, burya wa muntu aracyifuza iterambere ry'urugo rwacu, burya. Hanyuma bikabashyira hamwe, urukundo rugakomeza, noneho ugatuma umuntu akugarurira icyizere, kandi birashoboka. Hanyuma mbifurije kugira ingo nziza, mbifurije kugira urukundo rwinshi ruryoshye. Birashoboka ko umuntu wamuca inyuma kubera intege nke z'umubiri, kandi tubyemere ni faiblesse, uba wagize sheke, burya iyo waciye inyuma ukajya gusambana n'undi muntu, nukuri uba wagize sheke. Ariko rero malgré turi abantu, birashoboka ko byakubaho, birashoboka ko byakubayeho, birashoboka ko n'akana kabyamubaho, birashoboka ko n'akana kabyamubaho, biranashoboka, ariko bisaba ko ushiramo imbaraga, hanyuma umufatanyabikorwa wawe, umugore wawe, umugabo wawe, mukagarurana icyizere. Nongere nkwibutse gukora subscribe niba ntayo urakora, kandi nkomeza gushimira abamaze gukora subscribe, muri ab'agaciro cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye.